Ikaze ibintu birakaze turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza mwebwe mukurikirana uno muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Mwebwe mukurikirana filime za MK Original ndabasabye ngo mubanze mukande subscribe kuri ya channel yitwa MK Original kugira ngo tuzajye tubasha kubagezaho filime ziryoshye kandi ziryoheye amatwi. Musimbuke mumanuke murebe hasi ngaho kuri no channel yanditseho MK and Kamariza naho mukande subscribe ubundi mwibuke gutera like. Igitekerezo cyanyu ni nyamibwa cyane mwebwe twakomeje kubana. Ushobora kwibaza ngo bitangiye bite? Twihuse. Bitangiye umuvandimwe witwa MK yagiye kureba Morgan ahantu yamushyize kubera yuko marabyibuka yuko umuvandimwe witwa MK Original yashimuse umuvandimwe witwa Morgan ubundi arangije amushyira ahantu atazi bitewe n'ibyo Morgan yamukoreye. Rero size ngizi birangiye n'ubundi umuvandimwe witwa MK Original afashe umwanzuro wo kuba yajya gufata umuvandimwe witwa Morgan akamubaza impamvu yamukoreraga biriya byose. Murabyibuka ko muri episode yashize umuvandimwe witwa MK Original yafashe umwanzuro wo kuba yajya kwica Morgan ariko bikarangira n'ubundi MK Original agize impuhwe bikarangira atishe Morgan. Ushobora kwibaza ngo ubundi izo muhezo kutica Morgan yakabaye yaramwishe yaramushimuse abishaka kuko yashakaga kumwica. Izo muhwe zatewe n'iki kugira ngo atamwica? Ukuntu byaje n'uburyo byatangiye n'ubundi MK Original ahanganye n'umuvandimwe witwa Morgan ariko umuvandimwe witwa MK Original birangira yigaranzuye Morgan niko kumushimuta amushyira ahantu habi cyane h'umweru hasa naho atazi nta muntu n'umwe uhazi. Rero igihe cyarageze agiye kumwica umuvandimwe witwa Morgan asaba imbabazi amubwira yuko natamwica ari bumubwire abantu babyihisha inyuma batumaga umuvandimwe witwa Morgan. MK Original agira gutya abasha kumva Morgan ubundi arangije icyo gihe niyamwica ariko size ngizi ku munsi w'ejo muri episode yatambutse nibwo umuvandimwe witwa Morgan yagize gutya aramubwira ati byanga bikunda uyu munsi ndeka ndumva nameze neza ndaza kukubwira umuntu wanumye ubyihishe inyuma. Umuvandimwe witwa Morgan akimara kumubwira gutyo MK Original yagize impuhwe n'imbabazi cyane ubundi arangije aramureka aramubwira ati mu gitondo ndakubwira details zose z'ikintu cyabineye kugira ngo mbe nabashe kugukorera biriya byose. Rero umuvandimwe witwa MK Original icyo gihe yaramuretse ubundi arangije arigendera. Murabyibuka yuko ahantu shimutiye azirikiye amaboko inyuma. Arangije kumureka aragenda aramubwira ariko mu gitondo cya kare inkoko yarubika ikibika ndaza umbwire impamvu zose. Nibwo rero byagenze gutyo aza kumumubaza aje kumumubaza birangira n'ubundi ashatse kwanga kumumubwira ariko ibintu bihita bihindura isura. Agiye kumwica nibwo yageze gutya ahita amubwira yuko umuntu wamutumaga bamwita Patrick. Aramubaza se ubundi uwo muntu wagutumaga nko yitwa Patrick ni ukubera iki yagutumaga? Aramubwira ati impamvu yanumaga nanjye sinyizi. Urabyibuka yuko mba muri Amerika hari ibihe byagenze nabi ibihe bikomeje kungendekera nabi birangira n'ubundi anyifashishije kugira ngo nze nkomerere nabi cyane. Biriya nakoraga byose nanatumwaga hagati aho ngaho. Rero njyewe ndi gusaba imbabazi kubera yuko urumva yuko icyaha kimeze nka atari cyanjye. Nibwo umuvandimwe witwa Morgan Original yahise areka Morgan MK Original aragenda. Hahise hakurikiraho agace k'umuvandimwe witwa Diane yicaranye na Eddie. Baje basanga mama Diane mu nzu ubundi barangije Diane abwira Eddie yuko ashaka gusaba imbabazi umuvandimwe witwa MK Original bitewe n'ibyo yamukoreye. Ariko Diane nawe ibyo bintu byaje gutungura mama Diane ndetse bitungurana na murumuna wa Diane ariwe Eddie. Bibaza buryo ki ari bumusabe imbabazi ariko mama Diane akomeza kumuhumuriza amubwira ati wowe wigira ubwoba byanga bikunda ndabizi yuko umuvandimwe witwa MK Original yumvikana ashobora kuza kuguha imbabazi. Hahise hakurikiraho agace k'umuvandimwe witwa Kamariza aze gusura umuvandimwe witwa mama Diane amubwira buryo ki Morgan ashobora kuba ari muzima kandi ari MK ushobora kuba aramushimuse.
mama Diane noneho yabaho yabashije kumva umuvandimwe witwa Diane amutega amatwi amubwira buryo ki ashobora kuba ari muzima ari we wamutumye. Nyuma y'aho ngaho ako gace karangiye hahise hongera hakurikiraho agace k'umuvandimwe witwa MK Original aza agasanga ba mama Diane mu nzu, ubundi mama Diane akamubwira ati twishimiye kukubona twongeye twicaranye turi kuganira bimwe mu bigize umuryango wacu. Nibwo rero mama Diane yahise afata ijambo aramubwira ati size ngizi ntabwo ari twebwe twagutumije, uwagutumije arahari, n'umuvandimwe wa Diane afite icyo yenda kukubwira, mutega amatwi umwumve. Nibwo rero Diane yahise asohoka, mama Diane yahise asohoka bo na Eddie barangije gusohoka, ubundi basiga Diane ari kumwe na MK Original. Nibwo Diane yagize gutya aramubwira ati MK, ndabyemera yuko nagukoshereje ariko ndifuza njyewe ubwanjye kuba nagusaba imbabazi y'ibyo ari byo byose nagukoreye nyuma yo kuntabara. Umuvandimwe witwa MK yamubwiye yuko nta gihe na kimwe yakwigera amwima imbabazi n'ibintu byose yamukoreye. Yamubwiye ati imbabazi ndaziguhaye, ariko Diane ntabwo yigeze ibyo ngibyo by'imbabazi byavuye. Ahita amubaza ese ubundi nshobora kuba nakongera nkakubaza ikibazo kimwe? Aramubwira ati kimbaze nta kibazo. Ahise amubaza se ubundi urankunda? Nibwo umuvandimwe witwa MK Original filime yahise imubana urusobe, ikibazo kugisubiza bimubana imbogamizi. Aramubwira ati nanjye ntago mbizi. Diane yahise agwa mu kantu aramubaza ati buriya wankundaga kubera yuko nagutabaye? Umuvandimwe witwa MK Original yamubwiye yuko atamukundaga kubera yuko yamutabaye, ahubwo yahise amubwira ati njyewe iyo umbajije icyo kibazo nanjye kimbana urusobe rw'amagambo nkabura icyo nagusubiza. Hahise hakurikiraho agace ka MK Original ari kumwe n'umuvandimwe witwa Justin, aho MK yagize gutya aragenda ahereza amapisi Justin. Akimara kumuhereza amapisi basuhujanyije n'ubundi uko bisanzwe. Birangiye uwo muvandimwe barangije gusuhuzanya, nibwo urugamba rwakomeje kuba urugamba. Justin akomeza kumushishikariza kumwica. Nyuma y'ako gace nibwo byanga bikunda hari ikintu tubonye kuri no muyobora mugari wa tubica no kuri no season yasohotse. Byanga bikunda Justin nawe ashobora kuba aziranye n'ura muvandimwe witwa Patrick. Ese biraza kugenda bite ko byanga bikunda ashobora kuba aziranye n'ura muvandimwe witwa Patrick? Biraza kuba byagenda gute? Kuko murabyibuka impamvu ushobora kuvuga ko bashobora kuba baziranye. Umuvandimwe witwa Patrick yagize gutya ahamagara umuvandimwe witwa Justin, ubundi baraganira bavugana buryo ki umuvandimwe witwa MK Original yanje kwica Morgan kugira ngo abanze amukuremo amakuru. Murabyibuka yuko umuvandimwe bavuganaga yahise ahinda umushyitsi agira ubwoba cyane, bavuga yuko naramuka amuvuze ibyo bintu bishobora kuza akuba byamukoraho. Akaba ariyo mpamvu rero Justin nawe ashobora kuba agiye kumera nka Kamariza, akaba nawe ameze nk'umuntu uwihishe muri Morgan ndetse n'ura muvandimwe witwa MK Original kugira ngo abanze amuvanemo amakuru yose, details zose, ubundi abone kuzihereza Patrick. Hari ukuntu mbibona nibimara kugenda gutya bishobora kuzarangira umuvandimwe witwa MK Original avumbuye yuko ura muvandimwe witwa Justin ashobora kuba byihishe inyuma. Byazacuriki hagati y'umubano wa MK Original ndetse na Justin? Ibyo ngibyo mu byandika hasi muri comment. Mwibutsa ngo banza ukande subscribe kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza, ubundi dukomeze kubana mu biganiro bizanjye bica kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel, kugira ngo nawe ibyo mba nabateguriye bizajye bibageraho ku munota wa mbere. Ushobora kwibaza ngo ubundi filime ije kurangira gute? Uburyo filime irangiyemo birasekeje cyane kandi biteye amatsiko, kuko umuvandimwe witwa Justin agize gutya byanga bikunda aragiye guca ruhinga nyuma umuvandimwe witwa MK Original ngo ajye kwirangiriza umuvandimwe witwa Morgan, kubera yuko nubundi MK Original yari yarangije kumwereka ahantu Morgan aherereye. Nibwo rero yamuherekeje amajije kumugeza mu rugo, yibeta umuvandimwe witwa MK
original. Ubundi Justin azareba nyine nk'umuntu ufite ubwoba, ariko n'ubundi gahunda yari afite yari iyo kwica uriya muvandimwe. Ese ushobora kwibaza ngo ubundi muri ino episode ashobora kuba mwishe, ntabwo mwishe, birangiye umuvandimwe witwa MK amubonye, bigenze gute? Wowe icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel, ugafungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana byose ukabikurikirana kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel yacu, ndetse ari nayo yanyikunzwe n'abantu benshi. Ibiganiro nk'ibi ngibi inakagaruka, ibi byegeranyo mba nabateguriye bizajya bica kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel buri munsi.